Yes, mwaramutse mwese bakunzi kandi bakundwa ba Demi Empire. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nizeye ko mwaramukanye amahoro muri iki gitondo cyo kuwa 24/11 2024. Muri kwibaza rero uti mbazaniye iki, ni iki gihari kuri uyu munsi, semeze bite? Ni ukwihangana. Ni inkuru mu by'ukuri y'akababaro, inkuru iteye ubwoba. Ni ikibazo cy'ubwicanyi gikomeza guca ibintu hirya no hino muri iki gihugu, by'umwihariko mu karere ka Nyagatare. Uyu munsi rero twasubiye mu karere ka Nyagatare, hari inkuru ibabaje cyane nk'uko tubikesha Kigali Today, ikinyamakuru cyo mu Rwanda gikomeye dukesha Kigali Today, nk'uko tubikesha kandi nanone Isimbi TV, nk'uko kandi n'ubundi tubikesha mu by'ukuri bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyagatare, mu mudugudu wa Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare, mu kagari ka Nyagatare, mu mudugudu wa Nyagatare ya kabiri. Wakwibaza rero ti ibintu mu by'ukuri bimeze bite, bihagaze bite, ese ni iki kiri gukorwa, birakorwa bite? Ni ibintu mu by'ukuri byifashe bite? Muri iki gitondo nakiriye telefone imbwira ati ese wamenye ibyabaye, nk'uko mu by'ukuri muri description harimo nimero natanze kugira ngo inkuru iri aho iwanyu umpamagare umbwire uko bimeze. Twicaye rero mu gitondo cya kare, muri iki gitondo by'ukuri nakira telefone irambwira ati waramutse. Ati waramutse neza. Ati se hano iwacu Nyagatare mu by'ukuri uzi ibyaharamukiye, ko tugushimira ku nkuru zigiye zitandukanye utugezaho. Ati amakuru mfite ariko wambwira. Ni umukobwa mu by'ukuri wampaye amakuru, arambwira ati hari umukobwa inaha Nyagatare wasanzwe mu nzu yapfuye. Turi gukeka ko ashobora kuba yishwe akamanikwa mu rwego rwo kujijisha. Abandi nabo bagakeka ko uyu mukobwa ashobora kuba mu by'ukuri yiyahuye. Ati rero iyo nkuru ni nziza kugeza ku banyarwanda, nubwo mu by'ukuri ari inkuru y'incamugongo, inkuru iteye agahinda, ariko ni byiza kugeza ku banyarwanda. Ubwo nyarukira kuri Kigali Today nsanga inkuru yagezeho, nyarukira kuri Isimbi TV nsanga uwo bita Sabe ni inkuru yamugezeho, nanjye ndavuga ati hari abakunzi ba Demi Empire, reka mu by'ukuri mbabwire uko byagenze. Inkuru ni umukobwa w'imyaka mu by'ukuri 29, umukobwa witwa Akingeneye Janviere. Uyu mukobwa yakomokaga mu murenge wa Murundi mu karere ka Kayonza, ariko akaba yari Nyagatare ku mpamvu z'akazi. Yaracumbitse Nyagatare ku mpamvu z'akazi, kandi ndabizi abenshi mabizi tugenda kubera guhiga, gushaka ubuzima hirya no hino. Bavuga ko uwampaye amakuru yambwiye ko yari atuye mu kagari ka Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare, umudugudu wa Nyagatare ya kabiri, ari naho mu karere ka Nyagatare. Yasanzwe mu nzu yapfuye, umurambo umanitse mu mugozi. Ni igikobwa cyiza bambe nk'uko muri kukireba, igikobwa ubona kabisa ni ukuri kitari gikwiye gukora ibyo bintu, ari nayo ntandaro y'uko bakeka ko bashobora kuba bamwishe bakamumanika kugira ngo bajishe ankete. Urupfu rw'uyu mukobwa rwateye urujijo rukomeye
haba ku muryango we, kuwo babanaga, kuko bakeka ko yaba yagiwe nabi, hanyuma ibyo kumushyira mu mugozi bikaba nko kuyobya uburari, kuyobya nyete kugira ngo bamenye ni iki cyishe uyu muntu. Ahantu mwe mwirinde ibintu byo kujya mwibana n'ibyo kwibana, mumenya ngo wazize iki. Bikwiye ko ufite umuntu mubana ukamenya ati uyu muntu anafite ikibazo. Mukarubega Winifrida, umubyeyi wa nyakwigendera, namuhamagaye ambwira ko amakuru y'urupfu rwa Akingeneye Janviere ari nawe mwana we bayamenye bayahawe na bamwe mu bo bakoranaga, ndetse n'umugore umwe wari uziranye na Akingeneye utuye hafi y'aho yari acumbitse. Umubyeyi we akomeza ambwira ati, avuga ko ako kanya yahise bafata urugendo bajya i Nyagatare kureba uko bimeze aho umukobwa we yari ari, ariko bageze aho yabaga yambwiye ko basanze urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwamaze gutwara umurambo ku bitaro bya Nyagatare bakomerezayo. Mu gahinda kenshi akomeza ambwira ko ariko batari bemerewe kureba umurambo. Umubyeyi we Mukarubega ati, nta kibazo umwana wanjye yagiraga cyatuma yiyahura, nubwo ariko twumvise bavuga ko yaba yiyahuye. Ni ugahinda kenshi, bamusanze mu mugozi, yari umwana uhora yishimye yisekera, nta kibazo pe yagiraga. Kuko no ku itariki 17 ejo bundi twaravuganye arimo aseka, ambwira ko yongeye gusinya indi kontara mu kazi k'imbere yari yararangiye, iya mbere yararangiye, yasinye indi kontara mu kazi joni ku itariki 17 z'uku kwezi. Ubu turateganya kumushyingura ejo kuwa gatanu, uyu munsi nyine bw'inkuru twayimenyaga neza, kuri iyi tariki 22 nibwo ari bushyingurwa. Kuko RIB yari yavuze ko ijyana umurambi we i Kigali uyu munsi kugira ngo akorerwe isuzuma, ari bufate umurambi ngo bawujyane i Kigali, hanyuma ikawugarura ikawushyira ku bitaro bya Gahini aho tuzawukura tujya gushyingura. Ibyo ni ibiganiro twagiye tugirana n'umubyeyi we, ababaye cyane birumvikana mu gahinda gakomeye, umwana nk'uyu nguyu ugeze aha warakoreye ibintu byose. Akoze tubwira ati, Akingeneye Janviere yari umunyamuryango wa ARG ugizwe n'abahoze ari abanyeshuri bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri famiye yitwa Inkesha. Murenzi Janviere akaba yari umubyeyi we muri famiye, avuga ko yaba we n'abandi bana babanaga nawe muri iyo famiye bananiwe kwemera urupfu rwe, kuko wumva bidashoboka, bumva nta kibazo na kimwe yagiraga. Noneho kuvuga ko yaba yiyahuye ngo ni ibintu bumva bitashoboka. Uwo ni Murenzi Janviere, we wari umubyeyi we muri famiye, ababaye muri ARG ngira ngo murabizi, tuba dufitemo za famiye, dufitemo abapapa ba mere, batugira inama muri famiye ya ARG. Akomeza avuga ko yari umukobwa uhorana ibyishimo, ahora aseka ku buryo bigoye kumubona yababaye. Ikindi ngo yari umuntu ufungukira abandi ku buryo nubwo yari kuba afite ikibazo pe
haba ku kazi cyangwa mu rugo, yari kuba yarakibwiye abo babana. Murenzi Janvier kandi yongeraho ko nta kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe yagiraga nk'agahinda gakabije n'ibindi, ahubwo yari mu bafasha abandi bana bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Yari yarahawe amahugurwa menshi y'ubuzima bwo mu mutwe na GAERG. Umva ni groupe ya ARG nyine yawe bise GAERG. Murenzi avuga ko Akingene yari umukobwa ukunda ubuzima n'imyidagaduro, ariko agakunda no kuzirikana abandi bana, akabahamagara kenshi kuri telefone, arabaza niba bameze neza, abandi bitande, ibintu byinshi, akabegera akabafasha nabo bitameze neza. Murenzi yagize ati, ubwo nyine uwo ni Murenzi Janvier wari umubyeyi wa Meya ARG, aturetse njyewe na mere wa famiye Inkesha, ARG yabo yitwaga Inkesha, Akingene yari nka nomero ya kabiri mu kwita ku buzima bw'abana bo muri iyo famiye. N'ejo bundi yagiye kureba umukino wahuje Amavubi na Nigeria, kuko yari yaje i Kigali mu mahugurwa y'akazi, ariko ajya no kureba uwo mupira. Urangiye asura abana babiri bo muri famiye Inkesha. Yari umuntu ufite gahunda yo gukomeza amashuri, kuko yari kwiyandikisha muri iki cyumweru. Omana gagahinda, ntabwo yaba afite gahunda yo kwiyambura ubuzima ngo ajye muri ibyo byose. Murenzi Janvier ariwe mubyeyi we muri ARG avuga ko bifuza cyane kumenya ibiva mu iperereza rya RIB, kuko ari ngombwa cyane ko bakeka ko yaba yarishwe n'abantu, bagashaka gusibanganya ibimenyetso ngo bigaragare ko yiyahuye. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Murangira Bitseri, nagerageje kumuvugisha kuri telefone ntiyabasha kuboneka. Basi ngo agire ubutumwa bwo kuri telefone kugira ngo agire icyo wenda agenera abanyarwanda, cyangwa se ubutumwa agenera abanyarwanda, cyangwa se agire icyo avuga ku iperereza ry'urupfu rw'uyu mukobwa mwiza, ariko ndacyakomeza kumuvugisha. Umunsi nshobora kubagezaho mu by'ukuri ibyo yatangaje. Akingene Janvier yize kuri IPRC Tumba.
ibintu by'ubwicanyi byadutse leta ibifatira icyemezo. Nubwo yigaga muri IPRC Tumba, ubu IPRC ngira ngo benshi murabizi yahinduriwe izina witwa RP Tumba College of Technology. Gusa yakoraga nka IT mu muryango utari uwa leta witwa ICAP at Columbia University, akorana na Minisiteri y'Ubuzima Minisante, aho ngaho nyine mu karere ka Nyagatare. Nk'abantu mwe, ibi bintu birimo ubugambanyi, yuko bamwe bari kuvuga ibintu bamwishe bamushyira ku ruhande kugira ngo mu by'ukuri bajijishe, ariko nakomeza mbaza amakuru. Ngerageje kuvugisha umuvugizi wa RIB ambwira ko ahuze, ariko twaza kuvugana nyuma, yaza kugerageza buryo ki uko byagenda kose muvugishe tumenye ese ni iki kiri kujya mbere, ni iki kiri bukurikireho. Reka mbashimire rero mwebwe mutahwema gukurikira Demi Empire ku makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Muraba agaciro gakomeye, mukore subscribe. Mu by'ukuri niba hari n'inkuru mwumva mwatugezaho nabishyize muri description, urebe nimero nashyizemo, urebe email, twandikire, duhamagare, duhora ku murongo, hanyuma tugeze iyo nkuru tuyigeze ku banyarwanda, kugira dufatanye kumenya igihugu cyacu hanze yacyo bimeze biti. Ndabashimiye rero, bashimiye komeze kugira ibihe byiza. Thank you very much, merci beaucoup, asante sana, murakoze cyane. Ngira ngo abumva izo ndimi zigera kuri enye mwese nabashimiye kuri subscribe, kandi nkomeza kwihanganisha umuryango w'abagize ibyago, niko ku isi bigenda. Ciao ciao.